Turasoma igice 19 turahera ku murongo wa 18. Ndabona mwese mwahabonye mfite iminota mike y'itanu ni ugufungura katuganire kuri aya magambo kumwigisha ari inyuma. Haranditswe ngo mu rwa 18 mu bice 19 haranditse ngo bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushira ku musaraba rwanditse ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruroma no mu Ruheburayo no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ndiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Amen. Niba wumvise aya magambo ugakomera Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ubundi hari umwami wakundaga agatera muri Isirayeli. Ageze aho akajya ategura ibitero, Elisa akerekwa. Yakwerekwa akabwira umwami ngo ndimunyure muri muhuri ahubwo munyure mu makoro. Umwami aza kwibaza ikintu gikomeye, aravuga ati nukubera iki dutera Abisirayeli bakabimenya. Baramubwira ngo hari umuntu w'Imana witwa Elisa. Haleluya. Ufashe Elisa, Isirayeli yafashwe. Ategura ingabo. Ubundi abantu bibeshya ku bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ni abantu bakomeye cyane. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Bagiye gufata Elisa, Gihazi yasohotse hanze bari mu nzu biryamiye. Ubundi umukozi w'Imana iyo ari mu nzu aba ari kureba n'ibiri hanze. Muzi mpamvu ndi kugendana na Bazara cyane, Imana yerutse kumuvuga we ndi kumva. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Natagenda natumvishije. Iri kuvuga ndumva. Haleluya. Noneho Gihazi yagiye hanze abona ingabo ziteye Elisa nyinshi cyane. Aramubwira ati databuja turajyanye kandi mujya kwarangije gufatwa. Elisa aramubwira ati uransekeje cyane. Amusabira ikintu gikomeye, aramubwira ati Imana ni gukore ku maso. Amen. Ndaza mu masengesho iminota irasize, ariko kaniyongerere yindi biri murayinyemereye. Uyu mwami Yesu umwana w'Imana yakutse ari umwami. Herode atumvisha ari ku ngoma arababara cyane, aravuga ati havutse umwami wo kunzimbura wigisha ryahozeho. Haleluya. Yesu nashimwe. Burya umuntu wasenze ndapfa kuvira amaho. Abantu bigeze gufata umukozi w'Imana bamunogoramo amaso witwa Samusoni, ariko bibagirwa ko nubwo bamunogoyemo amaso bakamugira umukozi wabo agatatu kari kongera kumera.
bwira mugenzi wawe n'agasatsi kazamera. Haleluya, haleluya. Kubera ishyari abayuda bemeza bahakana ngo uyu Yesu ntabwo ari umwami wacu, oya ntabwo tubyemera. Ariko bamaze kumubamba ngahantu bamubambye hari bugufi bw'umurwa, mu yandi magambo hari hafi y'isandere cyangwa hari hafi. Amen. Bandika ku musaraba icyapa hejuru ngo uyu ni Yesu umwami w'abayuda. Ntibamenya ko bari kumuhamya, bo bibwira ngo bari kumugwanya. Bakoze inama bongera baraterana baravuga ngo oya tujya kubwira umwami. Haleluya, haleluya. Ndafashije Yesu nashimwe. Numvise ubuhanuzi butandukanye. Hari umugabo wateye ikorasi aravuga ngo Imana izagira neza ngo bari ku rutonde. Aravuga turi ku rutonde. Haleluya. Tugiye gusenga. Ariko mureke babwire ikintu kimwe. Ubundi nta muntu wakagombye kuvanga afite umwanzi, kuko umwanzi wawe azakugirira neza atabishaka.